muri ngiye kukwereka impamvu eshanu cyangwa se uburyo butanu bushobora gutuma cyangwa se bushobora gutera utabikura vuba kuri makadamu cyangwa se amafaranga yawe kuri makadamu atiyongera. Niba ari bwa mbere mbonye kana subscribe, like, comment ubundi dukomeze. Kandi nkwereka uburyo tugiye gukoresha. Uburyo bwose ndakwereka umenye ko uburyo bwa nyabwo kandi makadamu abantu birirwa bavuga ngo scam. Iyi ntabwo ari scam, iyi ni application ya nyayo ugomba kubikuza ariko ukabikura mu gihe kingana n'ukwezi cyangwa se munsi yako bitewe n'ukuntu wakoze. Reka tujyane nkwereka impamvu eshanu cyangwa se zirenga eshanu zizatuma utabikuza hano kuri makadamu cyangwa se bitinda kubikuza. Impamvu ya mbere, reka twihute. Impamvu ya mbere, ntago wujuje imyirondoro yawe kuri makadamu. Imyirondoro yawe kuri makadamu ntago wigeze uyuzuza. Iyo mvuze imyirondoro mba nshaka kuvuga ikirere. Mba nshaka kuvuga ngo imyirondoro yawe wowe ubwawe wowe ikugize. Mwana ko ngewe ni Imana ishimwe Yves iduko hano bari kumbwira ngo nshyiremo nomero ngo y'igihugu cyo mperereyemo. Ukiremo nomero y'igihugu mperereyemo. Wowe icyo uzakora ushaka bashyiramo cyangwa se ukabisimbuka. Ariko imyirondoro ugomba kuyuzuza nkuko babigusabye. Reka dushyiremo igihugu cy'u Rwanda. Rwanda. Kandi tureba u Rwanda, turimo kurureba. Nguru u Rwanda. Reka dushyiremo nomero ya telefone bari kutubwira. Iyi nomero ntago wemerewe kuyimpamagaraho ahubwo wemerewe kunyandika kuri WhatsApp uramutse ari ikibazo cy'ugize hano kuri makadamu. Kumpamagara ntago byemewe ahubwo ugomba kunyandikira kuri WhatsApp. Urabona ko ibintu twabisoje, tukane next. Iyi myirondoro aba ari ingenzi cyane ugomba kuyuzuza. Ubona ko profile yacu ise yuzura. Ibintu biri kubura gusa ni iriya myirondoro, ni iriya nomero gusa kuri profile yanjye. Ubu myirondoro yanjye yewe ibintu nkaba narangije kubyuzuza. Murabona ngiyi myirondoro yanjye. Murabona yuko ibintu byose murabona yuko nabyujuje ngewe. Nawe ugomba kuzuza imyirondoro yawe nkuko bikwiriye. Nizere ko ibintu birimo kumvikana. Iyo ni impamvu ya mbere udashobora kubona amafaranga kuri makadamu. Kuko iyo ugiye kubikuza kuri makadamu bagusaba irangamuntu yawe n'igihugu cyawe uherereyemo bakabakireba kuko ibyo ngibyo biremewe. Ubundi impamvu dukoresha VPN tuyifungura hari igihe yanga kujya muri telefone zacu. Bigasaba yuko dukoresha VPN kuko bari kubona location yacu kuri funguye mu Rwanda kandi makadamu mu Rwanda ntago kwifungura mu Rwanda ntabwo byemewe. Impamvu dukoresha VPN. Iyo umaze kugeramo VPN urongera ukayifungura ntacyo bitwaye. Ubanga urongera ukayifunga, amara kuyifunga ubundi ukaba wabikura ntacyo bitwaye. Impamvu ya kabiri udashobora kubikura hano kuri makadamu cyangwa se amafaranga agenda gakeya. Impamvu ya kabiri, izi video izi ngizi ntabwo uzireba ku munsi waguze video enye. Iyo baguhaye video enye izi video ntabwo ujya uzireba, niyo mpamvu amafaranga atagenda. Kandi izi video ko bazigenda baziguhereza niko amafaranga yawe agenda yiyongera. Ikindi ubasha kujya muri silver kuko dutangara turi muri bronze. Nizeye ko ibyo bintu byo mubizi ko dutaga muri bronze. Niyo mubishaka muzambwire mbakora video yaho nabwo nayikora kuko mwebwe muri abantu banje icyifuzo cyanyu ni nk'itegeko kuri ngengo kugira ngo ugomba kureba zino video ukureba video na kujya muri bronze. Ikiri kintu cya gatatu gituma amafaranga yawe atiyongera no kuri makadamu. Ntabwo ujye ukora zino challenge. Izi challenge uko baziguha ntabwo uzikora. Urazireba gucyo gusa uwe ukigendera ntagire challenge ukora. Uko ukora challenge rero uraza ukakora no kuri challenge wamara kuyikoraho. Ikimara kuyikoraho inshuro imwe ubundi ukareba challenge. Murabona yuko aha ngandi kuri challenge ya 12 mugihe bamaye challenge 20 none kuri challenge ya 12 challenge nicyo kintu cya mbere kigize makadamu kuko challenge niho baguhereza amafaranga menshi atandukanye. Aha ngaha murabona ko bambwiye yuko ngomba kugenda step 4,000 mu minsi 3 bakabasha kumereza amakoini 32. Hano bakoresha amakoini ntabwo bareba ko amafaranga. Uko ufite amakoini menshi niko ubikuza amafaranga menshi. Iyo ufite amakoini menshi niko ubikuza amafaranga menshi. Kiri mu cyumve neza. Aha ngaha bari kumbwira ngo ngomba kugenda step 5,000 muri weekend. Nize ko muri kubibona muri weekend. Aha ngaha ntabwo ndabikora ariko baza 32 kuko hose bagureza amafaranga meze buri challenge bagureza amafaranga meze kimwe hose. Aha ngaha bari kumbwira ngo guhera saa 9 kugeza saa 12 ngomba kuba nari savings kwa kunaberetse kwa kufata kantu ukavana hano ukatuka kuronka guke. Guhera saa 12
babiguhera saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, ubundi ukaba wakura akantu bakabasha kuguhereza amafaranga 32 mu gihe wagiye step ibihumbi 3,100. Iki kintu cyo mu cyumvi, mu gihe wagiye step ibihumbi 3,100. Aha ngaho ngomba gukoresha map yo ndaje nyababwira mu kanya. Ibyo reka bisimbuka. Icyo ni icya gatatu mbabanze kubabwira. Icya kane nacyo cy'ingenzi, ntabwo ukoresha map ntabwo ujya uyikoresha. Niyo mpamvu amafaranga yawe ujya ureba kuri Makadamu, wamara kureba kuri Makadamu ukabona amafaranga yawe agenda gake cyangwa se amakuru yawe ntabwo yiyongera. None hari n'ibindi kosa mujye mukora ugasanga wasibutse umunsi. Icyo kintu ni icyaha gikomeye. Wamara gusimbuka umunsi bakakubwira ngo kugira ngo ukomeze iminsi yawe, kugira ngo iminsi yawe ikomeze nyine, ngo kanda aha ngaha ubundi gukata 2,000, nituma gukata 2,000 ubundi iminsi yawe ikomeze. Iyo minsi uzayimaze iki? Ku minsi nta kamaro ifite. Wowe kagenda ugakoraho amafaranga yawe hano ako kanya direct, amafaranga bagatwa yakata azize ubusa. Ubwo kubikura kwawe bise bidindira, kandi nta gihe uzigera ubikura amayira 5 utari wuzuza amacoins ibihumbi 15, ntabwo bizashoboka. None wowe ntabwo ukora map. Dore map ahantu ibiri kandi mubereke. Dore map ibiri aha ngaha. Iyi niyo aha ngaha bita ngo gukina muri map. Nibyo ubyumva bari kuvuga ngo ni gukina muri map. Uzaraza ugakoraho, wamara gukoraho haba harimo n'abandi bantu barimo gukina muri map, ntabwo ari wowe gusa. Mu gihe utafungura location yawe hari ibintu bimwe na bimwe utajya ubona mu gihe location yawe ifunze. Noneho rero fungura location yawe kugira ngo hari bimwe ubasha kubona. Nutafungura location ibi bintu ntabwo uzabibona. Kandi mbibereke bino biciye muri kubona biri binzengurutse, ntabwo uzigera ubibona. Uyu nguyu ni njyewe, uyu nguyu muri kubona hano ni njyewe, uyu n'undi muntu urimo gukina hano muri Makadamu. Abarimo n'abantu benshi barimo gukina muri Makadamu. None wowe icyo uzakora, uzaza ku kigiciro kimwe ugikoreho. Ukimara kugikoraho bazakubwira intambwe usigaje kugira ngo ukigereho. Ukimara kukigeraho uzagenda uhita ugifata, ufate akantu kaba kari ku ruhande uhita ugakurura. Numara kugakurura ubundi amafaranga yawe ubu yakoreye. Kandi mbere ku rugero rwa hafi, wone nk'iki giciro cyo ngiye gufata. Murabona yuko bari kumbwira ngo kino giciro kugira ngo nzakigereho byansaba iminota 4 kugira ngo ngere hano kiri, kugira ngo ifate. Uburyo bigenza rero, uburyo ubikora, uraza ugafata kano kantu k'umweru akangaka, nize kurimo kukabona, ukagakurura ukagakira hano. Iyo ukigezeho mu gutero wakigeraho ntabwo wabikora ngo bishoboke. Mu gutero wakigeraho ntabwo wabikora ngo bibashe gushoboka. Uba ugomba kuba wakigezeho kugira ngo bibashe kwemera. Mu gutero wakigeraho ntabwo byakwemera. Icyo kintu mugomba gukora muri map. Na hariya rero, hariya kara kantu mwabonye kandi akangaka mwabonye nako uba ugomba kugakoresha, maze ubundi wakageraho nako ugakoraho, nabwo ugakorera ibiceri. Aha ngaho niho bakora amafaranga menshi atandukanye muri Makadamu. Yo akangaka gatomboye basha kuguhereza amakoini 32, 400, 500 bitewe n'uko watomboye. Iyo yatomboye rero babasha kuyaguhereza nk'uko watomboye, ako kanyishije no guhita ubikuza. Nizere ko turimo kujyana. Aha ngaho ni imikino ugomba gukina, wamara kuyikina maze ubundi ukaba wakora amafaranga nyine. Iyi ni imikino ariko mumaza no kuri map, nawe wayikina nyine ukaba wakora amafaranga nyine tu. Ikindi kintu cya gatanu aricyo cya nyuma ngiye kubabwira, irinde reka nkihanangirize noneho, nkihanangirize mbikora ku mutima. Irinde gukora ahantu handitse ngo UNICEF. Aha ngaha handitse ngo UNICEF, cyangwa mwabona abantu bari aha ngaha, aba ngabo iyo bakozeho bahita babona yuko ngo ukeneye gufasha imfubyi. Bamara kubona yuko ukeneye gufasha imfubyi bakabasha gutwara amakoini yawe, kandi iyo bayatwaye icyo gihe biba birangiye. Ntuzigere ukora aha ngaha iki kintu, ntuzigere ugikora n'umunsi n'umwe na rimwe, ntuzigere ugikora. Niba uzi ko wagikoze ubwo buriya byararangiye. Aba ni abantu bamaze kubafasha, ari n'amafaranga bamaze kubona ngo bakeneye ibihumbi, bakeneye miliyoni 5, kandi urabona yuko miliyoni 5 ntabwo bazigezaho kugira ngo bafashwe. Nizo bakeneye hano, bakeneye miliyari 1. Hano bakeneye miliyari 1, ni miliyoni 10. Manyihanganira miliyoni 10 bakeneye. Rero urabona nukandaho ntabwo wamenye ko udashaka kubafasha cyangwa ko ubikeneye kubafasha. Nukoraho amafaranga yawe bazatabajyana. Aha ngaha niho babikuriza. Dore ndi kubabwira kare, dore ngiyi ahantu yo dutangira muri bronze. Aha ngaha hano hejuru, aha yo dutanga muri bronze, none ugatuza ukagera hano muri silver. Aha ngaha muri silver, aha hano muri silver ukaza none ukagera muri golden.
aya mafaranga rero iyo ufite amakoini 3000 babasha kuguhereza amayero 15. none waba ufite amakoini urabona ko hano badusabaga 12,000 none ubu ngubu basigaye badusaba 11,000 bakaguhereza amayero 60. ubone ko bakuye igihumbi cyose. Ahangaha naho badusaba 22,000 none basigaye badusaba 21,000. ubone ko 3,000 byose babikuyeho. Nyamuneka mukorera amafaranga n'umwe Kadamu. Niyo ukeneye kubikuza urahita unyandikira kuri 07802018 07802018 kumamagana ngo byemewe uranyandikira, maze ubundi nkore ku buryo ukeneye kubikuza. Niba wujuje amakoini 1,500 nkagucya urukona ahangaha byanditse ahangaha 1,500 wacyujuje, ubu urahita unyandikira no kunyandikira ubundi nkore ku buryo ushobora kubikuza ari kuri Kadamu. Nizere ko turimo kujyana. Niba ari ikindi kibazo ukeneye kumbaza uranyandikira muri commentaire menye video ngomba kubakorera ukuntu irazimeze. Reka duhure mu zindi video, ndabakunda cyane. Astra Vista, Imana ibarinde kandi barebe cyoroshye. Reka duhure mu zindi video kandi subscribe yanyu ni ingirakamaro kuri njyewe. Subscribe yanyu ni ingirakamaro kuri njyewe, noneho like bikaba agahebuzo kugira ngo menye ko video mwayikunze ko ntakora ubusa. Ndabakunda cyane. Astra Vista, reka duhure mu zindi video.